hari ahantu okay nta banga ririmo ariko ejo nge na Lucky twagiye kuri Minisiteri y'Ubuzima yego tugira amahirwe duhura n'abayobozi muri OGS Madame Yolande Macron ndetse na Maurice umuvugizi wungirije wa guverinoma hanyuma hari kandi na Ministre Sabin Ministre w'Ubuzima hari n'umuyobozi Sabin Kuri amwitozo we abantu bawugarutseho irashata yambaye kuri kuboko n'agatuza tubona ko ari sensei kabisa naciye ahantu abareba bariho bamusesengura y'amaboko magufi yarikono kabisa yafataga mikro gutya bita vambura kavuga uti sensei yakure kuri icyo bita urakenitse ukikwe yakora umwitozo nibirebye n'intugu ze n'agatuza yo kubona muri dojo nibirebye n'intugu n'agatuza rwose no komeza so batuganiriraga kuri ibi bintu byabaye mu gihe gishize byo gufunga izi nganda zakoraga izi nzoga abantu bita marikeri hano mu Rwanda ariko batwereka uburyo abantu badakwiye kugendera mu kigare cyo kuvuga ngo ese kuki zari zarabonye lisansi nyuma zigafungwa nubwo nyine wenda haba hari amakosa yabayeho mu gutanga ibyo byangombwa icyo cyo dutindaho icy'ingenzi ni damage cyangwa se ibibazo byateje ndabona munyira ngo banyarwandakazi rwose ibi bintu tubifateho seriye kuko birakomeye cyane Dr Sabin yadusobanuriye uburyo iririma abantu ubwo ne mu karere ka Bugesera abantu barenga 100 bari mu bukwe banywa kuri izi nzoga z'inkorano 90 muri bo bararwara babajyana kuri centre de santé yaho serumu zirashira bajya ku bitaro bya Nyamata bikuru bazikurayo nabwo zirashira bakura izindi Kigali babateye serumu zirenga 500 bari abantu 90 harimo nabitabye Imana aratubwira ati buriya ngo ku bantu basoma kabyeri buriya ngo aba harimo ethanol muri byeri bamwe noneho ngo kubera kwenga nabi biriya bintu banagiye batwereka n'amavideo y'ahantu bamwe banabyengera hatana kurikije ubuziranenge banasaba na license y'uruganda ariko ntibakorere muri urwo ruganda bi ending up aho kwenga ngo hajyamo ethanol haza ikitwa methanol yego methanol rero ngo igeze mu mubiri ikintu cya mbere kibikora ntabwo isohoka nka kuriya nyine uzi ko ibintu twariye cyangwa twanyweye hari ukuntu tubisohora murabizi iyo ntabwo isohoka ngo itishaka ukuntu noneho ikora ikintu cya migration ahantu yimukira yego kuko itaguma mu maraso igera ahantu ijya ahantu hambere ijya ni mu mutsi uva ku bwonko ujya ku jisho niho hambere yimukira methanol niyo mpamvu mu minota 30 iyo unyweye methanol nyinshi ihita ijya mu maso ugahita uhuma 30 minutes utabonye umuganga ngo bakwiteho uhita uhuma iyo ari nyinshi cya kabiri ahantu ha kabiri ijya ni mu mpyiko ahantu ha gatatu ijya ni ugutwika umwijima ahantu hakajya ni mu bwonko umuntu agahita apfa yatubwiye ngo ibyo bintu biba mu masaha 28 umuntu abapfuye uborozi aratubwira ati rero cyo bita CH3OH muri shimi ibi bintu yararigiye batwigishaga muri shimi organique aduha urugero aratubwira ati higeze kuba intambara biranahari intambara y'isi intambara opium hagati y'igihugu cy'Ubwongereza n'Ubushinwa kwera ka Abongereza bakuraga ibintu opium mu Buhinde aho bari barahinze bakayinjiza mu Bushinwa kugira ngo abashinwa bayinywe basinde babe hari zezenge babone uko bakoloniza natwe tutarebye neza ibyo bintu byatugira abakoloni twagira addiction ejo tugasanga igihugu nticyabona umusirikare nticyabona umupolisi nticyabona umunyamakuru usimbura kwizigira nticyabona umuganga nticyabona umuministre kubera iki abantu barebereye ibintu bigeraho bitagifite igaruriro niyo mpamvu rero dusaba umuntu wese utwumva mwirinde izo nzoga z'inkorano
please bashobora kuba barafunze inganda Axel ariko turaziranye ikiremwa muntu twarabivuze gikunda guhangana ubu wabona hari umuntu uvuga ati ndakomeza nzengera ahantu mu gahegeni mu gikari nzajye mpamagara Rugaju cyangwa Kwizigira mbahereze mu kajerekane bamere nk'abatwaye amata bagende bajye gukwirakwiza mu baturage please niba wabikoraga ubihagarike ibyo bintu n'uburozi nufatwa uzabihanirwa ariko by'umwihariko wowe muturage niwe byangiriza cyane niba bitakwica birica umwana wawe cyangwa umwana w'umuturanyi wawe muri potinga abo bantu muvuge oya muri ya kampeni polisi y'igihugu yaduhaye zange sizo zawe nibyo ubutumwa burasobanutse turaza no kongera kubugarukaho mu kanya nituza gutangira kampeni cyangwa se